Guys, twese dukunda akazi, ariko uyu munsi nagiraga ngo ngire akantu nkubwira niba uzi neza yuko uri urubyiruko. Ni ukuvuga ngo ikintu ugiye kubanza kwikura tuyogana ku cyitwa pressure cyangwa se igitutu. Muri iyi minsi dufite igitutu kandi tugomba kukigira, ariko se twagihandoringa gute? Dufite igitutu hahandi ushaka amafaranga hasi hejuru, hahandi ushaka amafaranga hasi hejuru. Ni ukuvuga ngo umusore asigaye abyuka mu gitondo akumva yuko hari akantu agomba kwinjiza, byanga byakunda byaba byagenze bite, hari akantu agomba kwinjiza mu mufuka. Icyo ni igitutu. Ariko nagira ngo mbwire akantu kamwe, niba uzi neza yuko uri mu rugendo rwo kwiteza imbere, ugomba kugira igitutu, ariko nanone bitaza kurengera cyane bigatuma ukora ibitakagombye kugira gute gukorwa. Ikintu cya mbere, ushobora kuzisanga nawe wambaye ibi bintu cyo twita amapingu. Ni ukuvuga ngo iyo wishyize kuri pressure cyane bituma ukora n'akazi leta idashaka, gucuruza ibiyobyabwenge barabizi ko bitemewe. Ubwo iyo tuvuze ibiyobyabwenge, urumogi, kanyanga, inzoga noneho za zindi bakora nyine zitujuje ubuziranenge. Rero ugasanga rimwe na rimwe kubera pressure ugiye gukora ako kazi, ukumva yuko ariko nyine uri gukorera amafaranga. Wapi? Ubu buzima tubamo bwa buri munsi nta muntu ubona amafaranga yaciye mu nzira z'ubusamo, ni process by process, akantu ku kandi ugenda wubaka gake. Hari n'aho ugera ukongera ukagwa ugasubira hasi. Sinzi niba urimo kumva icyo kintu. Nyine utangira gake ukora ugenda uzamuka, wagera hano noneho bitangiye kugenda nyine bikwereka ishusho y'aho ugeze, ko birimo kugenda neza, ko bimeze neza, bigahita bisubira hasi ugacika intege. So kiriya gihe iyo ucitse intege, abantu benshi bemeza yuko buriya ngo hariya ni hahandi bigufungura ubwonko kugira ngo utazirara. Umenye ngo business urayikora, wayimanaginga nabi ikagwa. Impamvu rero hari usubira inyuma biba byagenze bityo se byatewe n'iki? Ntabwo ari imibare mikeya yawe, ntabwo ari ukujya n'amafaranga kwawe, ntabwo ari budget bije cyangwa se gukoresha nabi amafaranga yawe, ahubwo uri ku gitutu. Ikindi cya kabiri, ugeze hahandi wari utangiye kubona umurongo w'ubuzima, utangiye kwirara, uhita usubira hasi. Hariya rero akenshi dukuramo isomo. Ubu ngubu ibi ngibi ndimo kubwira njyewe byambayeho. Abantu barebye video zibanza nabonye zitararebwa n'abantu benshi, ariko ndabizi ko muzazireba. Nabahaye ikiganiro uko navuye muri mekanike, ariko mekanike yamaye igishoro, nshora muri capati, amagi, nkajya nteka umureti, nkaha abantu kabisa bakabikunda. Ariko kubera ko nacururizaga muri quartier, nagiye mbura abakiriya gake, business yongeye subira hasi. Mu gusubira hasi yari itangiye kunyereka ko byashoboka, itangiye kumfungurira imiryango, itangiye kumfungurira kuvugana n'abantu bafite ubushobozi burenze kuri njyewe, itangiye kunshyira hano nanjye nshobora kuba najya ku iduka ry'umuntu uranguza, akaba namubwira ati ibyo naranguye ndabona amafaranga yakiranye, ahubwo mperezaho ibindi mbitware. Akabiguhanye kubera ko azi neza yuko uzamuzanira amafaranga. Rero bisubiye hasi, making sure yuko nta muntu n'umwe mfitiye ideni, ndabyimenyera. Ariko ubu ngubu abantu bose turi inshuti kandi byamfunguye mutwe. Navuga ati cya gihe nakoze capati gutya na gutya, nkuramo amasomo abiri. Isomo rya mbere, gukorera ahantu hatari ahanyaho. Ikindi, gushaka kubaho ubuzima burenze ibyo winjiza. Ibyo bintu nakuye mu isomo y'ibintu nyine nacuruzaga, capati, amagi. Nyuma yo bigenda bitera imbere, nzanamo utuji, udufanta. Nyine ntabwo byari bikabije cyane ngo numve ngo nari ngeze ku rwego ruri hejuru, ariko byibuze ngereranyije n'ukuntu natangiye, n'ukuntu byagendaga bizamuka umunsi ku munsi, nabonaga nyine icyizere cy'uko burya ejo n'ejo nanjye natera imbere nk'abandi. Ariko hari noneho Imana ivuga iti, cyangwa se sinzi niba nabivuga ko ari Imana, ariko reka tubifate ko ari Imana nyine iba yabikoze.
iba irimo kugufungura mu bwonko ikavuga iti wowe ndabona mu minsi iri imbere ushobora kuzagira bizinesi ikomeye, ariko kubera ko utarahombaho banza usubire hasi. Niko mbitekereza njyewe ku bwanjye, mayindi zanjye ko nzitekereza. Ariko iyo ngiye kuvugisha abandi bantu bakoze aba bizinesi bavuga ko burya ngo nta muntu utera imbere atabanje guhomba. Bajya bavuga ngo kugira ngo usimbuke ahantu harehare cyangwa se usimbuke icyobo kinini bisaba gusubira inyuma ukaza witeguye. Bivuze iki? Nanjye nasubiye inyuma ubu ngo ndimo kwitegura. Umuntu twatangiranye iyi channel yitwa Sam Real Talk, nyine iyi channel yitwa Sam Real Talk. Umuntu tuzajyana akantu ku kandi uzagenda wunguka ubumenyi ukuye kuri njyewe, nanjye nunguke ubuvuye kuri wowe wandika muri comment. Gusa icyo nakubwira cyo ikuremo igitutu, iyo ibintu biri bushoboke birashoboka, iyo bitari bushoboke bigusubiza hasi kugira ngo ukuremo amasomo. So ikindi kintu nshaka nakuye muri ayo masomo no gufata imyanzuro mu gihe kitari icyanyacyo, ariko nanone ngakorera ahantu hatari ahanyaho. Iyo ufite igishoro ureba karitsiye zanyu ukavuga uti aha hantu ni ryari abacuruzi bakora ni ryari badakora. Mu byaro kenshi na kenshi bakora muri season nyine y'imyaka basarura cyangwa se mu minsi mikuru ya Noheli n'Ubunani, muri iyo minsi nyine tu. Ariko muri winter cyangwa se twakwita mu gihe cy'imvura, wari kwa gatatu kwa kane gutyo no kwa gatanu cyangwa ugafata no kwa 9 kwa 10 no kwa 11, icyo gihe abacuruzi mu byaro ntabwo bacuruza neza, ntabwo amafaranga bahari. Aho ngaho rero utamaze cyazi itarabimenya bituma wimaginamo yuko nyine buri munsi bizajya bikunda muri ya minsi abantu bagifite amafaranga. Iyo bigeze ahandi batangiye kujya gusubira guhinga, amafaranga bakasubiza mu mirima yabo, ushaka kugura imiti y'inka, ushaka kugura imiti y'amatungo, ushaka kugura nyine imiti yo gutera mu myaka, ntabwo aba yitaye kuri bizinesi yawe. Ntabwo umuntu yaza kunywa icyayi wawe adafite umuti wo gutera mu bitunguru cyangwa ibirayi. Ntabwo umuntu yaza kurya capati wawe iwe mu rugo badafite ibigori byo gusheshamo igikoma, badafite ibishyimbo. Ubwo mu cyaro ni gutyo biba bimeze nyine, ukamenya uburyo wahandoringa muri karitsiye uburyo bacuruza. Muri karitsiye rero uburyo bacuruza ni ibi ngibi. Urebye iyi foto, ibi ngibi muri karitsiye haba mu gihe cyiza no mu gihe kibi bihora biri hejuru, biri on top babigura. So itekereza ko tutazi ngo muri iki gihe nzacuruza ibi ngibi, ariko kubera ko tuzajya muri cya gihe abantu bakenera guhaha, ngomba guhindura. Niba nateka agacapati ngashyiraho na byandi bazajya bahaha, nkazana ibitoki, ibijumba, ibitunguru, inyanya, amavuta yo guteka, umunyu, like ibintu nk'ibyo ngibyo. Ariko ntabwo kandi tujya tukamenya ntabwo tujya tukamenya ntabwo tujya tukamenya. Ariko niba wakumvishije menya ko ako kantu karakora. Mu byaro hari igihe ushobora kuba kwifata ukavuga uti mfite amafaranga yanjye mu gihe cya season, ngomba kuba umucuruzi w'imyaka. Mu gihe cy'imvura n'iki ukaba umucuruzi wenda w'ibindi bintu bijyanye n'ibyo bazajya bakenera, ariko cyane cyane byiganjemo ibiribwa. Ariko abantu bari mu mujyi murabizi ko mu mujyi nyine buri kantu kose karagira. Niyo mpamvu uvuga ati buriya njyewe bizagorana kongera gukorera mu cyaro, nshaka kuzajya wenda ahantu hatari mu mujyi cyane, ariko nanone nyine ngashyira bizinesi yanjye ahantu hahurira abantu benshi kandi ibintu bikenerwa buri gihe. Muri karitsiye namaze kumenya yuko ucuruza iki ngiki byajya mu gihe wenda mu gihe batakigikeneye kikabura isoko, kandi ukeneye kwishyura inzu y'abandi, ako kantu nje ngo wakabitse. Twaje rero tuvuga tuti kwikuro pressure no gukora ibintu byawe bucece, nta kwistiresa. Byuka mu gitondo banza ukora agasiporo ibiki jya mu kazi. Ubwo turavuga kuri wa muntu wikoresha ku giti cye. Niba uzi neza ko gikoreshwa n'abandi, nawe turakora ikindi kiganiro. Banza kandi subscribe hano kuri Sam Real Talk. Uyu ni umuhungu wanyu Sam, umuhungu w'Inyagatare, ndabakunda cyane. Hasta la vista.